The Choice Live nitwa Moses Iradukunda twazindutse tujya gusura Ndahimana Narcisse mwamukunze muri benshi muramufasha mubana nawe igihe yari yakoze ubukwe ngira ngo murabyibuka wagaragaye mu mafoto igihe yakoze ubukwe yambaye kamambiri ku mbuga nkoranyambaga yaramenyekanye cyane icyo gihe baramufasha bufasha buba bwiza ndetse aza gutuzwa hano iwe tumusanze ariko kuri ubu ngubu amakuru agaragara namwe mushobora kugenda mubona ku mafoto yacu cyangwa no kuri video nuko atamerewe neza turaza kuganira ku burwayi bwe n'ibindi byinshi by'uyu muryango muri rusange mu buryo burambuye aho neza ngo uraza kugerageza nubwo bitakoroheye kongeraho ijwi gato abana bane ufite abana bane umugore niwe ubu ngubu uri gukora imirimo yose dusanze atanahari noneho ndagira ngo wenda tuze kuganira ubushize abantu harya bagufasha bari bagufashije ibiki ndayi ubushize bari bamfashije ibyo bamfashije byose sinabasha kubirondora ahanini hari harimo ibiribwa ibindi by'ingenzi mbega twavuga ko ari nka wakwibukiraho ni iyi nzu bateranyije amafaranga barangurira by'ibiribwa byo twarabiriye byarashishe harimo n'abantu bibaza ku nkuru yawe y'urukundo n'umugore wawe ubundi mwamenyanye mute byatangiye bite kugira ngo muze kugera naho cyagiye mwamamara ku mbuga nkoranyambaga ni Imana yabikoze none se urukundo kutamenya aho rujya cyose ni Imana yabikoze kugira ngo tubane nta wabishyizemo agahato mu bushake bwacu twakundanye Imana iraduhuza turabana kugeza na n'ubu ngubu ubuzima bubi bwanjye twabayemo mu burwayi n'ubukene arabwihanganira nta kibazo kindi rero twigeze tugirana nawe kugeza na n'ubu ngubu uko yakoraga wenyine na n'ubu niko agikora n'ubu murabona ko ntawe muhasanze nawe arepfiriye ahandi twimutse aba yagiye niwe isambiri niho arimo kugenda akora hanyuma murabona ko naheze mu rugo nta kintu nkora namba na gitoya ngo turaza no kuganira ku burwayi bwawe ariko se ubu n'umwaka wa kangahe harya mu maranye umwaka tumaranye urumva ntabyibuka tumaranye yanga byimerera nawe ko nugukekeranya imyaka 5 ndimo umwana mukuru afite imyaka ingahe umwana mukuru yiga mu wa 3 ndumva ko ni 5 ishobora kubirenga irarenga bangekeranyije nabi wikundanira uburwayi se bwatangiye ryari bwatangiye na cyagihe burya abantu bakubonye cyagiye mwasezeranye umurenge wari ufite uburwayi bwatangiye ryari cyagihe no ku murenge nabwo uburwayi nari nabo nambanye nabwo nari mbufite ntabwo n'igihe bwatangiriye urebye bumpinanga gutya nkayinamirana bamfasha ahanini maze gushaka umugore ariko na mbere hose mu busore bwanjye ntabwo nigeze ngira umubiri ushimishije w'ubusore wo kwishima ashwe noneho rero bigenda biza buhoro buhoro nkivuza Kabgayi agenda nkabakubita igihe kinini nkabamarayo umwaka nkamarayo amezi 6 4 gutyo nkataha nkongera nkagaruka mu rugo kugeze rero na n'ubu ngubu aho nari naboneye mwamfashije imfashanyo nari nabonye narakomeje nirwanaho ndivuza ni Kigali nagiyeyo ye ubufasha rero w'amafaranga ukora udasubizaho ukoramo wivuza nanjye ngo ubwe ngo ndagira ubuzima bwiza nkore kimwe n'abandi murabizi ko amafaranga
ashira iyo nta kintu akoreshejwe arashira ibiribwa bigashira. birumvikana rwose. Hanyuma se uburwayi icyo gihe buza bakubwiraga yuko urwaye iki? Icyo gihe narivuzaga njye Kabgayi, ndacyariho bose bagakayakaya bakashakisha indwara, bikajya bigira n'ubwo bashaka kunshyira ku masita ngo bambage, bakongera bakavuga ati reka data uyu muntu mwimubaga niwe umwihorere. Ubwo rero ndababwira nti ese mwapimyemo mwabuze mukambwira ko kanseri yabirimo? Ati nta kanseri ufite. Ati indwara urwaye ngo ni indwara ngo bita gute ifata amagufa ikayamunga. Ese ubu nahitewe nagiye impande zose, nta hantu hanjye hose hakora bagenda ndimo kuribwa. Nuko ubwo rero ntibiti ndavuga nti ubu ngubu ni wenda mbere naba narishwe n'ubukene kuba ntarivuzaga mbura icyo njyana, aho mboneye imfashanyo rwose mwafashije abaturage bavandimwe, nireka nze nake transfer natse transfer njye nagiye kuyisabira i Kabgayi. Noneho ni nzaki Kigali njye kureba ndebe ko nagenda nkasumbanya abaganga. Ubwo rero nibwo nagendaga njyayo i Kigali, nasiragiyeyo hafi nk'ukwezi ngenda kubera ko kwari ukugenda ngaruka ntago nararaga. Nta bitaro nari nahawe, namaze ndetse ubwo no kuba nivuza ahantu ntazi ntamenyereye abaganga baho, najya kugerwaho bakaba barafunze titaho uzagaruka. Nuko bigeze aho rero baza gushyira baransuzuma, arambwira ati uragomba gutanga ikizamini cy'amaraso bagufatire, ati noneho turebe uburwayi bwawe. Baransuzumye rwose abaganga bagenda banyakuranwaho. Ndangije barambwira ati rero ikizamini utanga ati ntabwo hano tugifata, ati tugiye kukurangira aho ujya kugitangira azajye kugupimira amaraso yawe. Ego nuko naragiye nyitanga ahantu bita ku Kimihurura kwa Randa, ivuriro ngo ryigenga ridakorana na leta. Ubwo mu maso yanjye bamfatira ikizamini, ati uracyishyura 70,000. Yampaye ndumva ndikanze 70,000 byose se ku kizamini kimwe. Ati niko tubigenza, amaraso ntabwo tuyapimira aha, ati sinzi ngo bayohereje hepfo ngo bagiye kuyapimiramo, ntabwo nyihibuka. Ati urasiga nomero zawe za telefone n'izirangamuntu, igisubizo cyawe nikiboneka tuzaguhamagara uzaze kugitora. Araje haciyeho nk'iminsi 15 ikizamini ubwo nahise nyishyura 70 urayatanga. Narayatanze rwose kuko nabaga nti icyambere kibanza kubaho n'ubuzima, ntigishoro cyambere no kuba umuntu aba yaramutse. Ntabwo mu buzima n'ubundi amafaranga ni ibiryo bihiye kandi Imana niyatanga. Ubwo nyabonye nayo narayabuze, reka nze nirwaneho ngende nivuze. Nyuma y'iminsi nka 15 mu hagati aho ngaho mvuyeyo, niho yagiye kumva ndi mu rugo numva barampamagaye nari nk'ibepfiriye. Ati ngwino utore igisubizo cyawe. Ubwo nawe ngeye mpita ngenda. Uko nagendaga niko nagendaga nshaka nyine n'umuntu mperekeza. Umugore niwe guherekezaga? Oya, yasiganaga n'abana rwose, ntabwo wowe yabaga ati dore aba bana ni batoya ntitwabasiga aha bonyine mu rugo, icyo gihendo ujya ushaka undi muntu uguherekeje mu jyane wo muri famiye. Turagenda
ikizamini barambwite rero ntese ndwaye iki kuko nageraga mbabaza cyane ufite amatsiko yo kumenya icyo amatsiko urwaye mwamenya harimo kanseri kugira abagani nisanga ari kanseri ndicara mu rugo niturize sinzongera kwirirwa nirukanka ariko narasanga kanseri uzamara imyaka ibintu bimuranye hafi imyaka 25 irenga nkasanga yabitaye uko bingaragura bikanzengereza nkasanga ntiyaba yaranyishe kera ninumvishe kwitahanga umuntu ndababaza barambwira ati ni indwara bita nk'ugute ntese bivurwa n'iki ubu ni gute bakubwiye kurwaye bakubwira ko se ahubwo buretse gato mbere yo kugera wenda kukivura bakubwiye ko ahubwo iterwa n'iki barambajije ngo ese ngo nigeze nkora ku byokezo by'inyama biriya byo kotsa nyine ndavuga ntereka dani nabaye muntu wabanye n'umukecuru wanjye tubana mu rugo turi abahinzi n'inyama ntitwazibonaga ntitwazijyaga rimwe mu mwaka kubera bya bindi byakira bavuga ngo barya inyama ku minsi mikuru no kuri bonano nibavuga ngo ihura n'irya n'inyama nyinshi se ngo niyibitera nazijyaga nazikuye he n'ubu murabona umukomeza uko naba narariye toni zingana iki z'inyama ati nuko rero niko byakugendekeye banyandikira imiti nayo barambwira ati ni ukujya kuyihiga ukajya kuyigurira narashakishije i Kigali undi muntu wari uhazi mbona yimwe indi irabura ubwo wabonye imiti igutwaye nk'amafaranga angahe icyo gihe kubera ko nakunze kugenda ngura kenshi kubera ko nayo mfite igipapuro naguriragaho ndumva nta imwe hari umushoferi twahuriye i Kigali we yinyishyuriye sinzi ayo yishyuye aravuga ati dore iyi ngiyi yindi buze genda uzagerageza uyishakire i Muhanga nawe ngaho dore bureje sinakubwira ngo wayiguza nayo ahubwo iyo naguze inariya mu cya kabiri nako i Muhanga hari kwa Barando niho nayibonye iri mu tuntuza udupaki tujegeramo utunini ntamenye ubwoko bwako imbere harimo utuntu tumeze nk'udusara ibyo binini bari bampaye byarashiraga rero nkasubiraho nkajya kongera kwizanira ubwo sinakubwiye nuko ndakomeza nivuza gutyo kugeza na n'ubu hanyuma se iyo gute bakubwira yuko urwaye wowe nyine ugiye kubwira umuntu ibimenyetso by'uko uba wiyumva wamubwira ko ari gute wumva umeze ute wenda uretse ibingibi bigaragara inyuma byo kuba waraturitse amaguru ibirenge harabayeho izi ntoki ubu zirarambuka ariko ntizihina ubu ni gutya gusa ni gutya gushya zihora ntago nafunga igipfunsi zigarukira hazabaye kare bitera guhinamirana nkayinamirana noneho nkahinda imishyitsi hano ho naho ni indwara nyine urabona ko ntura ko tumeze utugiye turimo tumeze nk'amavunja nugira gutya nanone akavuga turebe ubu naho nta guhina nta kindi nazo ntizihina dore nicira zimeze gutya umubiri rero ho umubiri nkagira umususu ahantu hari urugingo hose nkumva harimo harandya mu mavi naho simbashe kugenda nkumva birimo imbere ku birenge nyine nuko iyo narakaragiraga amaraso akajojoba ntimureba se uko bimeze hakavamo amaraso afatiriye rwose atari kuvuga ngo ni amashyira y'ibisebe bari yasanzwe ni kuba wiyumva guhumeka se ko numva nabyo urahumeka nkumva harimo ikintu guhumeka ubwo byafatiranye n'indwara ya sima nayo narwaraga nayo narayigiraga igihe cy'imvura nabwo simba ameze neza mba kunuza mu myanya yo guhumeka umwuka uva kure byamfatikanyije n'ibingibi byampinanze nguye gute na sima niyo ndwara ngira ikanzengereza bose mwahuye bakakubwira bati ibi bintu wasanga ari aho bihuriye no kujya kuba washakira no kwivuza mu Kinyarwanda cyangwa se ukanakubwira bataye
ibi bintu bifite isano n'amadayimoni? ntabwo mbizi, nta muntu wigeze ambwira ngo muvuze uyu runaka ngo yamvura gutya. Nagendaga njya mu kizungu, ntabwo nigeze njya mu binyarwanda. Ibyo ni sawa cyane. Ariko ubu ngubu abana bane bo umuto harya afite yavutse ryari? Umutoya afite umwaka n'amezi 3. Ejo bundi rwose yavutse waratangiye kurwara gutya cyane se? Umutoya se maze n'abo bakuru nagiye mbabyariramwo ibi ngibi mbifite, nkaswe uwo mutoya. Ubuse bindi hari karimo na kamwe washoborara? Dore rwose mbaho gutya nicaye, urabona ukomeza uko naterura iki? Nta murimo nkora, namba nukwicara gutya nkava aha bansubiza mu nzu imvura iguye cyangwa akazuba kaje, nkongera nkasubira mu nzu nkaryama. Nta murimo, nta kintu naterura ubu ngubu. Ureba kugira ngo urembe nyine, n'iyi ntebe ari intebe barayinzanira, kugira ngo urembe gutya ube intoki zitagikora, nta karimo na kamwe ukora, byo byaje ryari kuremba? Ibi byo kuremba byatangiranye iyi korona igitangira ariho naheze mu nzu ndeza ndahinamirana kurambura ngo njye nahagaragara bikanga, nkaguma nuza imbere ku gitanda. Ibibazo bikomeye rwose. None se kuyo wisa n'unyeganyega uba wumva ko ubabaye nk'ahantu mu ngingo, nk'ubwantu ubona mu ntugu hose haba harimo handya. Ni ikibazo gikomeye, ariko ubukene se bwo wari uzi ko bwagabanuka kuri rwa rugero abantu bagufashije? Ubukene ntabyo Imana yarabikoze kose, yari yabikoze pe. Iyo njya kuba nari nagezemwo amahirwe nari nabonye, iyo njya gukira nkabasha gukora, ubu mba narateye imbere. Ariko urabona kurya udasubizaho utagira n'amafaranga n'ahangaha bari banguriye, kubera ko nari nkiyafite icyo gihe. nawe nti inzu zimeze gutya ziri ku muhanda, reka nanjye nshyireho akanjye. ubu aya marange ninjye nayaguze, nayashigishije imbere. hari bayiguze nta rangi iteye, yari umucanga. aha hasi mureba hakoze gutya, ninjye nahakoresheje gutya, ubundi bwari ubutaka bwo hasi, guhitisha nkazunguruka. na kariya ntikari kariho nakubatsishije nyuma. njye ari nako ngenda nyakoramo nyine gutyo, ngenda nivuza. ubuse koko ikibazo gikomeye. Ndahimana abantu bakunze ari benshi. None se Ndahima ntabwo isazi ziba zirimo zikurya ziba zindya bakabukira mu kwicara urwana nayo, kandi nabwo amaboko adakora neza. zizarya bo zizananirirwa, zizarikeraho. oya se kandi none wazikorera iki? ariko birashoboka ko wavurwa ugakira rwose. ibyo nanjye Ndahima. none se mbisabamo Imana, avuga nti ikigeragezo sideri ku muntu, ngo wenda hari igihe ntazakira, cyangwa se cyane. mbega icyo mbabayeho ni ubuzima. ubuzima pe burandya, nkarara nabi, nkarara ntaka. oya nibura niyo n'ayo masazi bagufasha ntakomeze kujya kurya, kuko bikomeye. ubu si isuku uyikorerwa nande? kuyuhagira isuku nyine. Mutamarangkarabya rwose, ntago byose agomba kubinkorera. ibiba ku muntu byose arabikora. ubu naterura ibase ngo ngishyire muri dushe, kirazira. yarayiterura akayishyiramo, agateramo agatebe, akankarabya, akankoramo, akampindurira imyenda, akansiga nk'uko mwiyicarira. nukurikiye ikiganiro rwose uri muzima.
ujya ushima Imana. mushimira rwose nkashima Imana anyitaho uko ashoboye mu bitekerezo bye ingabire Imana yamuhaye ntabwo antererana. none se ubwo nyine ndibaza ni ubona ari iki cyatumye umugore akomeza kukunambaho nubwo wahuye n'ibi bigeragezo n'ibi bibazo, habanje ubukene, hajemo izi ndwara, ubona ari iki cyatumye akomeza kukunambaho mukagumana? Ubwo se namenya ngo hizihe ingero, none se mushyiremo umutima mubi ngo ubwo ndwaye nkaba ameze nabi igendere? Ni umutima Imana yamuhaye kugira ngo abashe kugira ubwihangane. Avuga ati ubundi azi ko ikiremwa muntu cyose isaha ku isaha umuntu ageragezwa akarwara cyangwa se agakira. Hagati yaho rero hose ntabwo wambaza ngo ni iki cyabiteye kuba yarankunze. Ashwe umutima mwiza yifitiye. mwiza yifitiye. Yaba undi yari kubona n'ibi bimbayeho akavuga ati reka n'ubundi ntazakira, reka nze mbitware na muteni ane wenda nigendere. Ariko ntacyo namushinja, nta kintu, nta n'ikintu tujya tunavuganaho cyanabi. Amfata rwose nako sinakubwira. Arahanyubaha cyane, ankorera serivisi yose ishoboka. Mwari mu mugisha Ndahima. None se ubu buzima nyine urimo uyu munsi, urumva ko ukeneye ibintu byinshi, ariko icy'ingenzi ni ukubanza ugakira ukamera neza. Hari abantu benshi bagufashije kirya gihe, bakubonye, bagupostinze, ntiwabimenya se cyagiye kuba baye icyamamare cyane rwose. Narabibonye abandi bakabimbwira, kandi rwose nabonaga rwose ibyanjye byasubukuye. Mvuga ntubu ndazamutse nta kundi byaciyemwo, ariko ubuzima buranga buraguma burankurikirana burambye. Ubu icyo saba Imana n'abantu ni ukubaho navuga nti ubushobozi bwo kwivuza wabugira, naho yandagira avuga ati wenda yandwana akavuga ati hari ivuriro nabone ahantu runaka, niyo yanterura akanjyana ntacyo nkazama. Ariko umuntu ibyo warya byose udatekanye, ntabwo udafite umubiri, ntabwo bikujya ku mutima wapi. Abantu benshi rero bakubonye kirya gihe, baragukunda, baragufasha. Abanyarwanda bari muri diaspora, abanyarwanda bari ku butaka bw'u Rwanda, intara zose ndetse n'umujyi wa Kigali bahagurukiye kugufasha kirya gihe. Ni iki wababwira noneho ukababwira n'amakuru yawe muri iki gihe? Icyo nababwira, ndabashima ubwitange bagize, baramfashije. Ariko ubu kugeza ubu ibyo bamfashije byarashije. Urabizi bamwe bazanaga ibiribwa, amafaranga nabonye icyo gihe niyo nkubwira natangiye kugenda nkoramo nkoresha. Nakoreshaga mvunga nimaze kuvuga ntereka mpahindure magire ukuntu wenda nanjye ubuzima nibugaruka ndahita mfata ikintu mpakorere. Niyo mpamvu nihutiye rero kuvuga ngo reka nyashibure nivuza, ariko naho ndi mu kugenda mpakora isuku. Hago umuntu yaguha isabune ngo akwigishe n'uburyo yoga, nawe uhita ubyibwiriza ugakaraba. Buri kantu kose ngera umvaga mu mutwe wanjye ko mu nkunga mbonye ngiye kuzamuka. Ariko ubuzima bwo bwakomeje burandya, Bakomeje kuba bubi, buranyekenya, burandya. Amafaranga ndayatanga rwose, ndashirirwa. Ubu umudamu epfiriya ajyaga ajya guhinga nkamuha umukozi umufasha. Ubu nibyo turimo kurwarizaho, turi imyumbati twahinze icyo gihe, dore niyo
igiriye iranditse niyo turi mu yenda sava niyo turi mu kurya tukaryamo agatsima. Ubwo rero ibyo kongera kwivuza kundi icyo nabasaba nuko simbahase n'ubundi bari babikoze mu bushake nuko bakongera bakangeragereza bakaba bambwira ivuriro wenda akavuga ati wenda ari wakwishinya avuga ati ndashyiraho angahe ariko hano hari ivuriro bakamvuza bakareba. Nicyo kintu ntabasabamo ingabire zo kuba nakira kandi bakitanga nk'uko n'ubundi bari baritanze. Icyabuze bakubwiye ko ari amafaranga ushobora gukira kongera ukamera neza. Iyo uri kwese urimo kuribwa bavuga ngo uhira mu nzu ntadakubita umutwe. Buvuga ngo hariya nimpagera ndakira hariya nimpagera ndakira ntabwo ubishyizeho umukono. Ariko kubera kugenda uvangamo kwizera Imana na n'ubu sinari nzi ko akagombye kugeza iki gihe. Niyo mpamvu rero mvuga ko wenda hari ivuriro nageramo bikaba byakira. Birashoboka. Ntusenga se? Nta muntu ubaho adasenga Imana. Ibi byose biba kubera Imana. Ibyambayeho byose ni ukubera Imana. Iyo ntago umuntu wo hanze yagombaga kumenya njyewe Imana itabifitemo uruhare. Ntanamuzi nkumva umuntu wari runaka nkumva arampamagaye. Ibyo byose bituruka kuki ku ngabire z'Imana. Niyo mpamvu rero ukwiye kwizera ko nibyo bizagenda neza. Usengera he? Ko bizakira. Wasengeraga he? Ubu ndi umunyagatolika. Ni nawe nasezeraniye. Umura rero bizagenda neza. Turi gusoza. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye. Ndagira ngo dusoze. Ubu ngubu ubuzima bwa Ndahimana wowe nkawe nyirabwo nyine urabwumva ute? Uri kubwumva ute muri aka kanya? Ukeneye ko bigenda gute kugira ngo ukire cyangwa se unavurwe niba barakubwiye ko ibyo bintu koko bishoboka? Icyo nkeneye ni ukuvurwa nkaba nakira nkabera nk'abandi. Ubwo ntazi isaha n'umunsi byakiriraho, ariko icyambere igishoro cya mbere ni ubuzima. Icyo ukeneye ni icyo ngicyo. Ni icyo ngicyo ubwo abakunze Ndahimana. Icyo nicyo cy'ingenzi kiba ku muntu. Nicyo kintu cya mbere wakize udafite ubumuga ibindi byaza. Ibyo kurya se byo biracyaboneka hano? Ibyo kurya bari bamfashije byarashije. Ntabwo waguha umufuka w'umuceri ni urugero umwe uzawumana imyaka 10, uzawumana imyaka 5, ubu byuka n'ubundi urya. Ibintu by'ibiryo byo birashira bikashira mu nzu. Kereka iyo ugenda ukora ushyiramo n'ibindi. Nabyo byarongeye birashira. Ubu ngubu ni ikibazo mu mirire. Kose mu mirire icyo ndimo kurwarizaho ubu ngubu murabibona n'uyu myumbati nahingishije mwe abakozi. Iriya yanitse akagenda akakubitaho akazana agashyira mu kadomora akinika akavamo ubugari bwo kurya. Naho agenda agakubita akajumba mu muhande akazana tukarya. Ariko ku byerekeranye n'amafaranga ntayo. Warubukira rero, warubukira kandi birashoboka. Ndanabashimye ko muzajya mwumvugisha mukankumuriza.
ko wakongera gukira ukagenda neza, ingingo za amaboko agakora, amaguru agakora, ibintu byose bikagenda neza. Wakoze cyane rero kutuganira. rwose murakoze, n'abanyumva bose ndabashimye, ubwitanze bagize narabushimye, rwose barakoze, Imana izabongerere ibasubize aho bakuye, ariko uzajya agira ufite nomero yanjye ajya mpamagara nganiriza mvugisha, maze rero abo bantu nubwo ngo ntawe ugisuhuzanya korona yateye, mubampera umukono bavuga uti turabashimye cyane, murakoze ko mumwibuka mukamuganiza mukamuhumuriza. Nimero yawe rero ngero uyibabwiye. Nomero yanjye ukuzunguruka mu mutwe sago njye nyifata, ni ya yindi wampamagayeho. Ni 078 ni 078 6 4 39 6 murakoze. Iyo nimero ya Ndahimana Narcisse niyo ngiyo. Ndahima, reka dukomeze rero dusenge, dufatanye, dushake n'ubushobozi, Imana izakora ibindi byinshi. Rwose ndabashimye igikorwa mukoze ko namwe mwitanze mukaba muje kundeba, Imana yongere ibasubizeyo amahoro. Kuzi cyane.